Nitwa Mwanafunzi, wowe witwa Janete. Ndagukunda. Mu byukuri uri shushu be wanjye. Shushu be ninde? Ni wowe igihe unyemerera ukambera umugore nkakubera umugabo. Tukazajya turyamana mu buriri nta gakingirizo. Agakingirizo ni iki? Ni akanyangingo gato kaba karimo amavuta bakoresha bari gukora imibonano mpuzabitsina. Mba nkwise sheri, shushu cyangwa hani, ariko kubera agahoro k'imvugo ugezweho uri shushu be. Baru bakagira ku itafari rya gatatu rikabarira gusumba oya nkavuga ngo ubakije wowe utangire guhagarara ku gikombe itafari rya gatatu ubwo umufundi turi kumwe bikangombwa ko mugurira urwagwa kugira ngo ndiringire abantu bakirigirwa mbere y'abandi. Ikintu cyanyangishije kubaka ni kimwe urumva nigeze kubaka turi kurenga y'amatafari abiri ya mbere mba ndiyicariye bakundi bubaka wicaye bura kirezira kikazirizwa kubaka wicaye icyaka kirazira kikazirizwa guhumeka kuri gutera umusumari gutera umusumari birabujijwe guhumeka. Uyumeze se ubwo kandi ntumwe ngo nuguhumeka ngo ugire ngo ni mu kanwa gusa ahantu hose haturuka umwuka wahumeka kirazira seriously nuvuga ngo ahantu hose hashobora gusohoka umwuka kirazira kubikora uri muratera umusimari. Ndabasuje kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro. Ni ikiganiro kigiye kubabwira ku mateka n'ibigwi by'umu content creator ukiri mutoya uzwi ku izina rya Danizo. Asetsa benshi ndetse akundwa na benshi muri ibi bihe by'umwihariko muri siporo no mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Azwiho kwigana abantu bagiye batandukanye, yamenyekanye cyane ubwo yiganaga Mwanafunzi ndetse amukoraho ibiganiro. Akunda gutrolinga amakipe by'umwihariko Rayon Sport ndetse na APR. Azwi ku izina rya Danizo. Afite YouTube channel zigiye zitandukanye, niho abarizwa ndetse niho akorera. Muri iyi minsi abantu bakomeje kumubona mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, bagenda bamutumira kubera ubwamamare ari kuzamukana muri iyi minsi. Ni umu content creator ubikunda cyane ndetse wamamaye ukiri mutoya maze agakundwa na benshi bitewe n'uburyo avugamo ibiganiro ndetse n'uko agaragara muri rusange. Akaba yaramaze kuzuza abatari bake bamukurikira ku rubuga rwe rwa YouTube ari rwo Ikosora TV. Ikosora ikaba imaze kugira abarenga 130 by'abasubscribers bagiye bamukurikira ndetse bakamukunda cyane. Ibiganiro bye birarebwa ku rwego rwo hejuru. Yakuze afite inzozi zo kuzaba umunyamakuru ndetse agakorera ibitangazamakuru bikomeye cyane, ariko ibyo ntago byaje gukunda, ahubwo yahisemo kwigira muri komedi ndetse no muri filime zigiye zitandukanye. Uyu muhungu afite ababyeyi bombi, papa na mama, ndetse ntiyahwemye gutangaza ko umubyeyi we umubyara ari we papa we yashatse abagore batatu, harimo nyina umubyara n'undi yashatse aturutse mu Bugande, akavuga ko babanye neza. Uyu musore mugufiya ariko bidakabije, ndetse avuga ko mu gihe cyose yabona amahirwe nk'Imana ikamubwira iti niki nagukorera, yayibwira ikamuha kuba muremure no kuba inzobe bitewe n'ubwirabure afite. Ibi ngibi bivuga ko ari byo ku mubiri we bishobora kuba bimutera ipfunwe, ndetse akavuga ko ariko ntacyo bimutwaye kubera ko nabyo biri mumufasha kuba abona audience, akabona abamukurikira muri rusange. Akaboneraho akagira n'inama abantu batandukanye bavuga ko bafite inenge runaka, ahubwo ko ari byiza ko wayikoresha maze ukaba watera imbere ukayibyaza umusaruro. Uyu musore ukiri mutoya avuga ko yavukiye mu gihugu cy'abaturanyi cy'Ubugande. Aha niho yaboneye izuba maze aza kuvayo baza mu Rwanda batura i Burera. Burera niho twavuga ko akurira, ndetse akavuga kimwe n'abanyaburera muri rwa rurimi rwabo, bongeramo zaga na zaja aho biri ngombwa naho bitari ngombwa. Bivugwa ko uyu mugabo yize Ibyumba, niho yigiye amashuri ye ya segonderi, ndetse aza no gukomeza ajya kwiga university muri kaminuza i Musanze, yiga civil engineering. Uyu mugabo ni umwubatsi wabigize umwuga ndetse n'umwenjenyeri. Bivuze ko uyu mugabo uretse kuba ari umukomediye ndetse akaba n'umukinnyi w'amafilime akunda siporo, ariko ashoboye no kubaka. Gusa igitangaje nuko avuga ko yaretse ibintu byo kubaka akigira muri komedi ndetse akigira no gukina amafilime kurenza kubaka, kubera ko avuga ko indeshyo ye n'igihagararo cye kitamwemereraga kuba yaba umufundi cyangwa umwubatsi wabigize umwuga.
kuko iyo yabaga ageze kuri site agiye kubaka ntibyasabaga ko bagera ku matafari 5 cyangwa 6 ngo atangire kubaza igikwa, ahubwo byabaga bihagije ko amatafari 3 atangira kwaka igikwa. Ibyo byose yabitubwiye ashaka kumvikanisha ko ubugufi bwe n'uburyo areshya imiterere ye bitari kumwemerera kuba yakora igifundi nubwo yabyize. Nyamara ababyeyi be nabo ntibigeze bumva ko yareka kuba yakubaka cyangwa akajya gukora ibyo yize akaba yajya kwirwa asetsa abantu yaba kuri YouTube, ku mateleviziyo n'ahandi, ahubwo bumvaga ko umwana wabo ubwo arangije kaminuza agiye kuba yakomeza akaba yabakiza mu buryo bugiye bitandukanye. Ariko we ku ruhande rwe siko yabibonaga, ahubwo yabonye ko bikwiye ko yakuza impano imurimo maze ikaba yamuteza imbere, akaba yayibyaza umusaruro akayibonamo amafaranga ndetse ahagije. Uyu Danizo kandi avuga ko yagiye agira uruhare rukomeye cyane mu kuzamura ibyamamare kubera ko uru ruganda rwa sinema na komedi yarubayemo kuva kera ndetse ari ibintu yakundaga. Umwe muri bo ni uwitwa Nsabi. Nsabi avuga ko kamera ya mbere yagiyeho ndetse akamenyekaniraho ari kamera ya Danizo. Bivuga ko bakoranye ndetse bagiye bakorana muri proje zigiye zitandukanye za sinema na komedi. Nyamara uyu Nsabi we yazamutse mbere ye kuko byahise byoroha cyane bitewe na style yakoragamo y'ururimi rw'iwabo. Abantu baramukunda cyane ndetse asiga Danizo, maze Danizo asigara akishakisha, ariko Nsabi arazamuka. Ni nka bya bindi byo kuba uri mwarimu maze ukigisha umunyeshuri akazagutanga gukira, wowe ukirwana no kuba wigisha abandi. Ariko ibyo ngibyo ntacyo bitwaye, ahubwo avuga ko kuba wafasha umuntu agatera imbere ntacyo bitwaye, nawe aba ari ishema ryawe kuko uba ubonye ibigwi byo kuzaratira abandi. Uyu muhungu w'umusilamu uvuga ko atanywa inzoga ndetse akaba atagera no ku kabenzi, avuga ko kuba yaba afite amafaranga uko yaba angana kose umugore mwe amuhagije mu bihe biri imbere no mu bihe bizaza, kubera ko ubukungu muri rusange ntabwo buba bwifashe neza. Danizo ntago akoresha ikosora gusa nka YouTube channel yonyine akuraho amafaranga, ahubwo afite n'indi YouTube channel yitwa Zose TV. Iyi ngiyi ayikoresha nkaho ashyira amafilime agiye atandukanye, ndetse akaba avuga ko ari YouTube channel nayo ikomeye cyane kubera ko ifite abarenga 350 gusa. Uyu mugabo nawe yabonye silver button kubera kuzuza 100,000 gusa, yabibonye kuri kwikosora TV, ndetse akavuga ko ari ibyishimo cyane kuba agira hava ndetse akagira n'ahagera. Avuga ko ari umufana ukomeye cyane w'akadasohoka w'ikipe ya Rayon Sport. Ni ikipe yafanye kuva kera, ariko mu by'ukuri bitamubuza kuba yayitrolinga cyangwa se ngo ayivuge nabi iyo yatsinzwe. Akanezezwa n'iyo APR cyangwa Rayon Sport zantakaje kubera ko ari hakura ibiceri ndetse ari hakura amafaranga, bikamunezeza ku rwego rwo hejuru kuko aba abonye icyo kuvuga, nubwo ariko adahwema kuvuga ko akunda Rayon Sport ku mutima. Danizo avuga ko nk'abandi bose kuri iyi mihanda byamugoye ndetse kugira ngo agere aho ageze byagoranye cyane, agakora ibishoboka byose, agahiga content nyinshi cyane ariko ntibikunde, maze agashora n'amafaranga menshi muri filime kuko avuga ko yakoresheje abatari bakeya barimo Tuko Wote, Mama Niyori ndetse n'abandi bagiye bakomeye yazanye muri filime ngo arebe ko byibuza yakwamamara, ariko bikanga ntibikunde rwose. Izi filime yagiye azikina nyinshi akanazisiba, ariko nyamara ibyo byose ntacyo byari bimutwaye kuko ntigeze acika intege, yarakomeje arakora cyane kubera ko avuga ko yaje kwivumburira content nziza cyane kandi itamutwara amafaranga menshi n'ibishoro kandi ikinjiza amafaranga, ariyo y'iyi ngiyi akora. Yamenya nibi aho agenda avuga ibyagiye biba muri trendings, maze akabikora mu buryo bwe ndetse no mu buryo bwa komedi bunezeza abantu, cyane ko abantu bakunda ibintu bibashimisha ndetse baruhukiraho. Uyu Danizo rero ni muri urwo rwego avuga ko iyi ngiyi Menya Nibi ariyo ya mbere yamunejeje cyane, ndetse akaba yaragize video ishobora kurebwa n'abantu 3,000,000. Avuga ko ishobora kuba yaraninjije amafaranga arenga 1,700,000. Aya ni amafaranga menshi cyane ku mu content creator ukizamuka. Uyu Danizo akomeje kuba mu mitwe ya benshi ndetse ibitangazamakuru byinshi
bikomeje kumutumira no kumuha ikaze mu buryo butandukanye, bamwemerera ko bagiye kumwamamaza ndetse bigaragara ko ari kugenda afata indi ntera mu iterambere. Danizo si uw'ejo bundi, ahubwo amaze igihe akora ibi bintu. Niyo mpamvu umuntu yamwigiraho ko gucika intege atari ingenzi, ahubwo ari byiza gukomeza ugashyiramo imbaraga ugakora improvement. Bashimiye ko mwabanye natwe muri iki kiganiro. Naho ubutaha kora subscribe, ukore share na comment, tujye tubana mu bihe bigiye bitandukanye. Ni mwana funzi n'ibisanzwe. Uyu mukobwa naramuterese ndamukwa, none birangiye murongoye. Ibi n'abantu benshi bimvishaga yuko bidashoboka. Uyu mukobwa yatangiye duhurira mu rusengero, ndamukunda nawe arankunda. Nagiye kumusaba iwabo babanza kungora, ariko nyuma yaho biza gucamo ndamurongora.